baburetse gato tuvuga n'ingeze hanze. no kwihangana rero ariko abasekirite bari kumushakisha bashobora kumwica. Ariko ko buya ducitse ate koko? Ariko ngende gukeka aho yaba ari. Ngaho ubwo se imbere y'uko tudabitubwiye ngo twari wo tujye kumurebera. Ashobora kuba ari imodoka ajya mu cyaro. Ako mama wawe ni igitangaza. Ubundi dutorotse ate? Uramuvuga uramuzi. None se najya kumushaka nkamugarura? Oya ntabwo ari ngombwa. Yagiye ajyanye imiti rwose. Ahubwo igihe crise ishobora kuzongera ikazamuka mushobora kuduhamagara tukabafasha nta kibazo. Yego. Okay. Ubwo nyine najya kureba ibijyanye no kwishyura. Yemwe no bishyure nta kibazo. Murakoze. Ça va? Kumpamagaye muri iki gitondo? Uyu munsi? Aha, mbwira ndakumva. Nese uko ngiye mu nama ku kazi wari tukazabikora ejo cyangwa wenda wowe ugende noneho numubona umumpe ahubwo kuri telefone tuvugana. Okay. Saa saba then. Okay. Reka mbe ndyamyeho gatoya noneho ndabyuka mu kanya. Umva gutire turiya twenda turi hanze kiza hanze. Jya kubaho kumushwiswa kubaho kwa gaca kandi gitwara imbeba mu menyo nagariko gusara nagariko gusara nagariko gusara nagariko gusara nagariko gusara nagariko gusara. Abandi bakoropa aya masaha? Bose nta kibazo mwatambuka ndahita nongera nyuze hagaturusha. Boss. Ibiki se kandi? Kuri ya gahunda mfite amakuru atariho ivumbi kabisa. Mu kanya numvisha Ornella ari kuvugira kuri telefone. Ari kuvugana n'umuntu uyu munsi bashaka kujya kureba Jado. Ryari? Ntabwo nabyumvishe neza, ariko numvisha bavuga saa saba. Mu masaa saba gutyo.
ngaho ujya mu kazi kawe. Bose none se kwaje ya gahunda wari wanyemereye. Oh, okay. Kongera n'utundi tunote nka dutatu kuko akazi kaba kamvunye boss. Akazi kaba kamvunye ntago wabyumva. Amakuru kugira ngo nyabone nsaba gukoresha amatwi n'ibintu ntizi. Amaso, umubiri, ibintu byose nakuye mu mwobo. Uzi kugira ngo mbyumve ibi bintu boss. Kongera n'utundi tunote dutatu twonyene. Niko. Warasaze. Tugufungura umuryango vuba. Doctor. Yo. Kuri time muri gukora bidashimishije. Itsko na boss yambwiye ngo ntago yishimye. Erega mani ntago umuntu aba atagize. Aya. Ese muri imisi ni mubona ko leta zapanuye bimwe byinsaza ariko. Wapi kabisa. No kuvuga ngo legalize isigaye ni mbarwa. Staff zabaye insazi fo. Ubu nanga yamba nafatishije mba natigise bimwe byinsaza bitabaho to. Nabyo gutegeka nabyo. None se za boro naguhaye nta kashi? Kuvuga zira boro nyine zo. Nari navuganye na boss ambwira ko nzajya kumureba kwa gatandatu. Ariko wowe wipanika. Ariko nero ubu nagiye tumaranye dukorana koko nturamenya. Okay, kanitabe telefone. Ari bito. Hello? Karam. Wallahi. Aragiye se nerama. Ariko se nkaho bujya. Kosa ngozanira ikimari kukubazanira hagiye. Ariko sura mukobwa umushaka wiki. Baca umugani ngo burya ngo imbwa yageze gutiyuzuriza. Ntacyo mubwiye. Yo. Utarakubitirwa mu rusengero shagira ngo ni inzu nk'izindi tu. Babigize intambara wowe, babigize big deal. Cyo tuvugane. Na wastu. Isho. Ntabwo ugeze uyoba. Oya ntabwo nari kuyobora. Sawa maze. Mba mazi. Nagerageje kuyobora neza. Ariko umutu hano heza? Really? Thank you. Usi nzu yose umikodesha ngahe? Ntabwo tuyikodesha ni Papa Arnel. Umva nyine ni ibintu by'umuryango. Okay. After you. Ibintu byumvikana. Ariko ni heza kabisa haba hafite akayaga. Ni bien kabisa. Ni karibu. Welcome to our humble home. Thank you. No, please, come on. What? Uretse kwicara tubanze dutembere inzu kugira ngo utaza kumushyitsa. Tujye giza. Okay. Nta kibazo. Follow me. Okay.
Patrick. Aretse kumbabaza. ariko rero ngiye Nta kibazo, muratembera. Okay. ariko se man uriya mujinga yaducitse ati man njye ibintu ntabwo ndi kubifiringa pe ariko man nta birenze ubundi si yaramaze iki man nta muntu ubura icyamara none se ntabwo twamutumaga ahubwo se ntiyatuzaniraga ibiporezo man uzi ko mwese muri ibigoryi ndajya munatekereza muzi ko uriya mupeta ari umwana w'umuyobozi ejo mu gitondo polisi iri buze gukora iperereza hano oya mani ibyo ngibyo ni iby'ubwoba wapi umwana nimba yagiye iwabo bo bari bubyishimire ko yagarutse mwebwe ibyo ngibyo bindi ntabwo biza bibareba aha icyo nacyo nicyo nguma ahubwo ntabwo mubizi guys uzi ikintu tugiye gukurikizaho iminsi ibiri tugomba kuba twimutse aha hantu ducishe si ibyo byo kwimuka byo bije gute ntabwo muzi ibyo muri gukina nabyo guys muzi ko byoroshye noneho ndumva binancanze man nta muntu ufite ikintu se man ngo ducome ndebe ko umuntu yagarura mood murezi neza araducanze tu ikintu se shaho ahubwo saba nta muntu ufite nka kibiri ngo nirase nyizane aha sore wase musaza ubundi murebe reka twirasemo imyotsi nk'itatu ubundi murebe ubwo bwoba bwanyu mufite murebe ko butari leta bugenda abasaza saba narebe Patrick, kino cyumba cyanjye rero. Okay. Mufite inzu nziza. Thank you. Ni heza. Murakoze. Waje se twicarana? Please. Mishu. Rero inzu yanyu nayitembereye ni nziza pe imeze neza. Ariko basi mbara mfashe tuganire muri salo, sibyo? Please. Reka twicare muri salo. Okay. Welcome. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima cyangwa uhamagare ku mirongo itishyurwa y'ibigo bitandukanye bitanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko twita ku bindi bice by'umubiri, ni nako tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa bubugejejweho n'umuryango wa GARG ku bufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Umva nkubwire muko niba uri n'umukobwa cyangwa umudamu usinzi ibyawe, ndagira ngo mumenyeshe yuko Silver uri yari umugabo wanjye. Twabyaranye abana bo, abana 4. Uri kumva abana 4 cyari cyo? Bishatse kuvuga yuko ntazigera nkwemerera n'umunsi wa rimwe yuko ukomeza kuguma mu mitungo y'umugabo wanjye, abana banjye bagakomeza bakicwa n'inzara. Aho uribeshya cyane. None ibyo bindura bimbwira ngo mbimaze iki?
niba mwaragiye mukabyara indahekana ndazi ahubwo urumva mudakeneye gusengerwa. ndagira ngo nkubwire yuko ejo ugomba kuzaba wazinze utwaye wagiye, nibitaba ibyo nzaguhururiza ubuyobozi cyangwa rekura uzi ko ndana ubwoba ugiraga wibeshe nakwangiza iyo sura yawe nako n'ubundi ndabona yarangiritse ibeshe ngora wase gusatura urwo rutwe ndana isoni. icyo nkubwiye cyo nuko ugomba kuzava hano. umva nkubwire madamu utaniriwonza nago mahane gawe usibye ko ndana ubwo ugandusha uranyumva neza. shyira agapira hasi kuko ejo mu gitondo nzabyuka nsubira ahantu naturutse maze usigare muri uru rugo udamararemo na irangirwa yawe y'umugabo. ariko umunsi mama neza yagarutse ukabyumva uzibwirize nawe ubwawe uceho. reka twimere pasi. Merci. Kora Kayisa. Si wowe se wabiteye hanze ko tuganirira muri shamba. Ese Michon, waba uzi hano hantu twica ko bahita? Bahita ngo iki? Salon? Bahita mu ruganiriro. Urahira imitwe yawe. Basi cheers. Birakara. Cheers. You like it? Jado! Oui, Jado! Umva se. Umva se. Va hano mwereka mwana. Mfasha mbabarira. Umva ngomba kurara muri kiriya cyumba. Mfasha mbabarira. Mbabarira mwana. Geranya ari amageto noneho y'umwanda mvuyemo. None ngejeje hano hantu. Wallahi. Mfasha mwana. Mfasha. Uzakugira nte koko. Oya mbabarira ariko mbabarira mwera. Maneka nkubwire. Ibintu byawe by'akaviru guteza hano uzamuka umanuka utambika. Ntago mbishaka. Manizi na apartment. Urimo urajya guteza akavuyo mu baturanyi hari hejuru. Ngiki? Hano iwacu ni hariya gusa. Nta handi wemere kugera. Urimo urateza akavuyo hano. Izi na apartment. Ntago ururuzu rwose n'ibyo barwubatse. Nta mafaranga yabyo mfite. Ve tujye kunyucaya. Mwera nawe urambirije. Ese no mudugudu wa leta uri kumbwira. Umudugudu wa leta ahubwo urongeye guteza akavuyo turabipfa amana. Aho nta urambirije. Urejya ngo bazanyirukane. Wanyiciye mudu. Uziko arimo kubona viza ugiye kwigira nko muri state bagahita bagukansiringa. Ngaho ariko ubundi njyewe mfite ikibazo kimwe nenda kukwibariza. Umuntu arifata akabika igikapu munsi y'igitanda umuntu muzima. Utabagikozeho? Ego kumananye mbabarira cyane ntacyo nakozeho. Utabagikozeho rero ukihorera. Uziko ajya ngo igikapu kirimo amadolari. Ako se nyine wikibazaho ukihora ni igikapu. Nese ukwifata ukagishyira munsi y'igitanda bivuze iki? Nta kintu bivuze. Ariko ni igikapu kiraho ngaho kirasanzwe. Igikapu cyabaye igikapu muri iyi nzu. Nta gikapu rero nta kintu kimwe. Nta n'ikintu kirimo ntacyo. Reguri seriye. Ntacyo ariko nese kundisere nyine. Nta kintu kirimo. Kunumva wabigize intambara yo kuki utabonye igikapu cy'imyenda ukabona kiri. Nese niba wagifashe ukagishyira munsi y'igitanda ndi gukora amasuku nkakivaho. Okay. Ntacyo ndagishyiramo none. Ni ikimyemba n'umwana ndetse ndagishyiramo ukibona. Yego ko mana yanjye wa gikapu. Nta kintu kirimo na bino. Okay, enjoy.
umva ngo ubwire wa mugore we nzubije ubwenge ku gihe nzanga niba udakeneye uko twabana muri uru rugo uzafata utwawe twangushye ugasubira ahantu waturutse ndani ikindi kintu nshaka kuvugana nawe Dani Soni muramusangamo ariko simuzavuge ko ari igihe wabarangiye Gutes. Ni mwijende. Umva rero mbabwire mwabagore ikintu ushaka muri uru rugo ni umutuzo ntabyo kuneza abantu niba mwumva mushaka kurwana mujye mugenda mu kabuga kari hirya hariho abana bakinira umupira bakakinira ubumari mari na biye mwumva n'imitsi mwiturane hasi mwigaragure nababwira iki nimuruha mugaruke ahangaha ariko aha ntago nshaka urusaku rwanyu ndashaka umutuzo muranyumva icyo nashaka kubabwira mwembi mucyumve neza muranyumva neza niba nta numwe ushaka kumpara ngo avuga ati ndigendeye nuko mwese mwashimye nk'umugabo wabashatse urumva neza ubwo rero icyo mbasaba nuko mutuza mugatanga umutuzo n'umutekano hano nagira ngo rero mbasabe ngo niba ari uko bimeze murebe uko mwabana neza mworoherana bitari ibyo rero ndabakoramo akazi kandi nizere ko mwanyumvise nta kindi mvuga Soni
ese ubundi wowe ntabwo wadutabivuga yuko uje kugurisha umurima warangiza ukazana amafaranga tukajyana abana ku ishuri? mbikubwira nigeze nkubwira itariki nzagarukira. Genda untegereze. agutegereza mu biki? Ugomba kugumana ukambera umugabo kuko wabinzezeranyije. Ngo guki? Umva waceceka ndagusatura urwo rutwe kuko nangiye kuvuga navugisha. Byari gusa wakwibeshe se ubundi nanjye nkakwereka. Uyu ni mume wangu. Kinyarwanda wibeshe se wareke. Nukabizi. Nta soni wona ngo guki? Indaya gusa. I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo burya ejo si kera twigendere tugere ibicu